kuryama no kubyuka, imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha, cyangwa se icyamunsi cyiza, banye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwebwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 kuwa kabiri iragira iti: Imana izamura mu ntera, Imana itanga promotion. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 334 igitabo cy'indirimbo zo gushimisha igira iti: wa mutima wanjye we shima Uwiteka.
Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe bene data, mutima nushime, nezerwa kuko twaryamye neza, twabyutse neza. Birakwiye ko twifatanya n'uyu muririmbyi mu kuyishimira. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 113. Zaburi 113 iravuga iti, Zaburi 113 wa karindwi tugeze ku 9 haravuga ngo akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro, kugira ngo amwicaranye abakomeye bo mu bwoko bwe. Wari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo, yishimye ari nyina w'abahungu. Ushingiye ku byo Imana yagukoreye byose, uko warinzwe muri joro, uko ujya mu kazi n'uko ugaruka, ushingiye ku kuntu Imana yagiye ikuzamura mu ntera, ongera wibuke muri iki gitondo ko Imana ariyo yaguteje intambwe n'intera uriho. Ibuka kera iwanyu aho watahaga, uko hari hameze. Ibuka ko imibereho cyari ikibazo, kubona amafunguro byari urugamba, kubona imyambaro byari ikizamini, kubona minerivare y'abana ntibyari byoroshye. Abandi bize badahagarara, ariko wowe byari nko gupfundikanya. Ariko buhoro buhoro nawe Imana yaje kuzamura, ikwicazanya n'abakomeye, igukura mu mukungugu. Iwanyu habaga umukungugu muri salo yanyu, none ubu uri mu nzu y'amakaro, sima n'ibindi byinshi Imana yagukoreye. Nyemerera muri iki gitondo wongere wibuke aho Imana yagukuye, nurangiza wongere uyiramburire amaboko, wishimire. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko tubyukije amahoro, tushimiye ko wabanye natwe, twongeye kwifatanya n'izaburi, tugushimira ko ari wowe wadukuye ku cyavu, none ukaba utwicazanya n'ibikomangoma. Turasabye kugira ngo ubane natwe uyu munsi, uturinde mu byo tuza gukora byose. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, Suma mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, shalom, ndabakunda.